ukoresha amazi ugakora imibonano mpuzabitsina ugafata isume ukihanagura ukaburagiye ukajya kunyara ukagenda ukanyara shwararara ugahaguruka ukagenda ukaburigendeye ukajya kwituma ugafata ipapuro ukihanagura ukigendera ibyo bintu ntabwo ari isuku pe tujye tuba abasirimu tujyana na viziyo igihe aho kigeze tukitwariza aho kigeze ibyo bintu ndakumenyesha ko nta busirimu bubirimo ushize twarebye ku isuku y'igitsina cy'abagabo uyu munsi ugiye kureba ku isuku y'igitsina gore ku isuku y'igitsina gabo nababwiye yuko mu mwatata mu mayasha nasa nk'ukomozaho ku bagore ariko sinabitaho cyane kuko sibona ari ingambiriye uyu munsi rero tugiye kureba noneho umugore we bipfira hehe bigenda bite niki yakora kugira ngo agire impumuro nziza mu gitsina kandi agire n'isuku nziza isuku idafite ikibazo na kimwe kuko abagore bo kugira umwanda nta kandi bigutera ama infection iyo wagize umwanda mwinshi umwanda hari igihe utazi gufura amakariso yawe y'imbere nababwiye ati byibura mujye mugerageza niba ugiye mugiye gufura amakariso muyafure apana kuyatrampa nababwiye ko ateza ibibazo nagiye babwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye uyu munsi tugiye kureba ngo umugore yakaraba gute kuko hariho abagore benshi usanga bakaraba mu gitsina ari uko ngo byagenze gute na gute yagiye mu mihango cyangwa se ugasanga we ikiwe cyane cyane nk'abagore batari abasiramukazi ari abagore batari abasirimu cyane hariho abantu twagiye impaka barambwira ati gukoresha amazi muri wese ni iby'abasiramu ntabwo ari iby'abantu nkatwe sibyo ngo ni iby'abasiramu ndakumenyesha ko atari iby'abasiramu gusa kuko gukoresha amazi ni isuku barongera barambwira ngo nise ngo riba ngo witumye intoki zawe ngo zikojeje mu kibuno ikibuno ni cyande mada cyangwa se mugabo we cyangwa se runa ni cyande kibuno ni cyande uwo mwanda witumye se n'uwande ariko bana we gusanga winenye gusa ni winena ninde uzakunenukara biragoye cyane first umuntu agomba kwiyumva kikunda mbere yuko ukunda ibindi uko umwana wawe aritumye umwicaje hari uramustanjije uramukarabije mu kibuno ariko we ngo reka gusa ubwo urambwira ngo urikunda ntago wikunda rero bivuze ngo umuntu aba agomba gukora uko ashoboye agakora ibyiza iyo ugiye muri toilette uganyara ugakaraba mu gitsina mu kanya wajya kwituma ugakaraba mu gitsina bikorohereza kuba umwanda mu gitsina cyawe uba mukeya ariko nk'abantu uyu munsi abantu tugiye kwibandaho cyane cyane n'abantu badakunda gukora ibyo uwo warangiye ibyo nta n'ikintu urimo urakora kubera ko umuntu n'uwumenya ngo njyewe biragenda biti ukazasanga umuntu arabikora gutyo agategereza igihe azajya kogera niba ari buze koga nimugoroba niba ari buze koga nyuma y'iminsi 2 ubwo urumva mu gitsina hamaze kugira gute hamaze gufatira bura nuko abagabo bamwe na bamwe yo mwashakanye ntago bajya bagira amatsiko yo kukureba ngo barebe ngo ufite igitsina kimeze gute ariko bagiye kukureba basanga warabumbiye basanga warabumbiye apfa kukwakira buryo uzacunga ikintu wakimenyereye nta kibazo cyo kigutwaye niyo cyaba gifite umwanda n'urugo rwawe rufite umwanda urarwakira ariko umuntu wo hanze yahaje arahareba akavuga ati ngiye hano hantu sinanahanywa n'amazi mu gihe wowe uyanywa ukumvura nishimye nta kibazo ufite bivuze ngo umuntu arya umwanda wo kuba ari kuwa hano ntabwo yawurya bivuze ngo rero n'umugore wawe hari ubwo ushobora kubuza ugatwikurura ukishyiriramo gusa ariko burya uramutse ucanye itara cyangwa ukamureba nko ku manywa ukamwitegereza neza wasanga abumbiye hariho abagore batazi gukaraba mu mayasha hariho abagore batazi gukaraba mu mpande za rugongo habamo umwanda mwinshi hariho abagore usanga batazi gukaraba mu mwatata w'ikibuno hanuka kubi ugasanga rero ibi byose biguhuriyeho ntago ubasha kuba wabikemura urasamye nyine ibyo rero ntago twe tubishyigikira ntabwo tubikunda ahubwo tuba tugira ngo tubagire inama niyo mpamvu turi hano kujya tubagira inama tubafashe mu buryo bw'imitekerereze bw'imyumvire mubashe kumva mubashe gusobanukirwa kubera ko abantu benshi babazi yuko mbese nyine hari ntabwo uduhaye sabo ntacyo bitwaye
uduha ibyo tukwifuzaho byose ntacyo bitwaye, maze akarusho ukareba na video ukayirangiza kugira ngo bigusigire inyungu zawe ndetse natwe, sibyo? Ariko uba usanga witekereza ibintu bidahura, ibintu bitajyanye. Ibyo rero biri mu bintu bishobora kuba biguteza ibibazo cyangwa se bikwangiriza. Uzajya ubimenya. Abagore tugomba kuba ba mutima w'urugo, tukagira isuku haba aho dutuye, haba no mu mubiri wacu no mu myambarire. Hari ubwo ukubitana n'umugore ugasanga yisize akarungo, arasa neza, yambaye neza, ariko yakugeza ahataha, cyangwa se wamutungura muri kumwe muri ku rugendo ugahita umubwira ati tugende umpa amazi yo kunywa. Mwagera mu rugo agahita afata igikombe akajya kucyoza, harimo ibikoma byumiyemo, akajya kucyoza, yewe wareba aho wicara ugasanga ntaho, kandi wabonaga ari umusirimu asa neza. Ibyo bintu birababaza cyane. Twiye gukora isuku haba ku mubiri, haba ku myambarire, haba ku icyo ari cyo cyose. Twiye gukora isuku, bizadufasha, bizanatuma tunatera imbere, tunatekereza kenshi gashoboka ku buzima bwacu. Ariko mu gihe tutayikora tuba tumeze nk'aho turi kwicukurira imva. Uratekera mu kintu kitogeje. Ni ukuri hari umugore wonzi ibijumba ntabwo ajya arinda kubironga, arabirongera iki? Reka ni uguhita afata agahita, niba ari isafuriya yakuyemo ubugari agahita ashyiramo arangiza agacanira. Uri kubyumva? Bivuze ngo cya cyondo kiri ku kijumba uzajya ugifata ugitonore, nubwo uzajya ugitonora urye, hahandi wakoze uri gutonora uzaba winjije iki? Ubuzima bukeneye isuku, ariko duhereye mu magara, mu mayasha, mu gitsina, aho umuntu atabasha kureba, nubwo tutabasha kuhareba ariko dukwiriye kuhagirira isuku. Narababwiye ngo hari igihe ufitemo impumuro mbi mu gitsina, bikagusaba ko wakoga amazi y'akazuyazi arimo akunyu, kugira ngo ayo mazi agufashe kuba wagira gute, wabasha kuba wahumura neza, tubivuge gutyo, wagiramo agahumuro keza muri iki gitsina cyawe. Ariko mu gihe utabikora, urumva yuko bizajya bigira gute, bikugiraho ingaruka, kandi ingaruka zitari nziza, ingaruka zituma nawe ubwawe wigirira ipfunwe bitewe n'uko uba uri kwiyumva. Ibyo byose rero niyo mpamvu turi hano kugira ngo tubafashe, mubashe kubyiga, mubashe kubishyira mu bikorwa, kugira ngo buri muntu wese ajye abasha kuba yagera ku cyo yifuza kugeraho, yumve impumuro nziza, turi ahantu heza. Hari n'ubwo rega uba ubizi aho gusa nk'aho wabyibagiwe, tuba tubereyeho kugira ngo tukwibutse cyangwa tunakwigishe. Hari n'igihe umuntu aba yifitiye izindi stress runaka, yumva yifitiye ibindi bintu yibereyemo, ariko wamwibutsa ati kora iki, akaba yagikora bitewe n'uko yakibukijwe. Imana ikomeze ibahe umugisha, ndabakunda cyane, bye.